Mumeze neza, nanjye meze neza. Ejo bundi nari naguye ndi muri siporo, ariko ubu ngubu narakize, mvuye muri siporo, nakoze marshe ibirometero 5, nari kugenda nk'akanyamasyo, ariko nabikoze numva biragendeka. So ikintu nje kubwira rero, ubu ngubu ndashaka kongera gukora 75 days challenge. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ndashaka kongera gukora iyo challenge nakoze umwaka ugitangira. Muribuka muri video nakoze ya birthday yanjye, nabwiye ko muri uyu mwaka wanjye wa 38 nshaka guta ibiro 20 kugira ngo mbite nuko ntangira kugira icyo mbikoraho nyine hakiri kare. Hamaze gutambuka nyuma ya birthday yanjye iminsi hafi 10 n'ingahe, hajemo nuko kugwa n'utundi tubazo dutandukanye, ariko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ndashaka gutangira iyo 75 days kugira ngo imfashe nyine kwinjira neza muri ibyo niyemeje. Ikindi muri 75 days Imana ibimfashemo, ndashaka gutangira kujya muri gym. Murabizi ko ubundi nkorera siporo mu rugo, ariko ndifuza gutangira kujya muri gym kugira ngo nzamure umubare w'ibiro nterura, kuko mu rugo ibyo guterura mfite ikinini kirimo gifite ibiro 6, kandi ndashaka kwicalenginga byibura ku buryo kuri Noheli mu kwa 12 gushira nzaba mbasha guterura byibura ibiro 50. So ubwo Imana ibimfashemo nyine, ubwo ndabyifuza muri izi 75 days ko nzaba natangiye kujya muri gym, noneho bikangiza kuri iyo ntego yanjye yo kuzamura umubare w'ibiro nterura. Kuko nko mubizi siporo yo guterura ibiro ni nziza, cyane cyane ku bantu bakuru nkanjye, kubera yuko umuntu arengeje imyaka 35 umubiri we utangira kurekeraho kwita kuri maso, niba ariko navuga. Ubwo rero iyo weretse yuko utazikeneye, utazikoresha, zigenda zigabanuka buhoro buhoro, noneho ukazagera muri za 50 utakibasha kugira utwo wikorera. Ni muri urwo rwego rero ari byiza ko cyane cyane abagore twitabira gukora siporo yo guterura ibintu biremereye, kugira ngo maso zacu zihagume, zizadufashe gusaza neza. Gire weekend nziza.